Igitabo cya mbere n'icya kabiri bya Samweli. Ni ibitabo bibiri bitandukanye muri Bibiliya zacu zo muri iki gihe, nyamara uko kugabanya kwatewe n'uburebure bw'umuzingo gusa. Cyari gisanzwe cyanditswe nk'inkuru y'umujyi umwe. Muri iyi video tugiye kwibanda ku gitabo cya mbere cya Samweli. Abisirayeli bamaze kuvanwa mu bubata bwo muri Egiputa, bagiranye isezerano n'Imana ku musozi Sinayi, baje no kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Ubwo rero, Abisirayeli bagombaga kuba bizerwa ku Mana kandi bakumvira amabwiriza y'isezerano. Mbere y'igitabo cya Samweli, abacamanza berekanye uburyo cy'Abisirayeli bananiwe gusohoza iyo nshingano igihe kinini. Cyari igihe cy'ubuhenebere mu by'ingeso zabo, kandi cyerekanye ko Abisirayeli bari bakeneye abayobozi b'ubwenge kandi bizerwa. Igitabo cya Samweli gitanga igisubizo cy'icyo kibazo. Inkuru yo mu gitabo cya Samweli yibanda ku bantu batatu b'ingenzi: umuhanuzi Samweli, ari nawe izina ry'iki gitabo rivaho, umwami Sawuli n'umwami Dawidi. Kandi bose uko ari batatu bakuye Abisirayeli mu butware bw'inzibacyuho bw'itsinda ry'abacamanza b'imiryango, bahinduka ubwami bwunze ubumwe bategetswe n'umwami Dawidi i Yerusalemu. Kandi igitabo cya Samweli gifite imitunganyirize itangaje yashyize hamwe inkuru y'abo bantu batatu mu bice bine by'ingenzi. Samweli niwe muyobozi w'ingenzi n'umuhanuzi uvugwa mu gice cya mbere cy'iki gitabo, ariko niwe nanone ugira uruhare rukomeye mu bivugwa mu gice gikurikiraho, aricyo cy'inkuru ya Sawuli. Inkuru ivugwa mu mijyo ibiri: igihe Sawuli yimikwaga hanyuma akananirwa, naho igice cya kabiri kikavuga ibyo gutsindwa n'urupfu rubabaje yapfuye. Hanyuma ibyo gukurwaho kwa Sawuli kwerekanirwa hamwe n'uburyo butangaje Dawidi yashyikiriye ubwami, maze inkuru ya Dawidi ikabarwa mu byiciro bibiri. Icya mbere yatwariye mu njyana y'amahirwe yari ahawe, byakurikiwe n'amakosa ateye agahinda yatumye bwe buhoro buhoro arimburisha umuryango we ndetse n'ubwami bwe. Iki gitabo cyanzurira mu ijambo ry'umusozo ryongera kwibutsa ibigize inkuru yo muri cyo yose. Reka tubyinjiremo noneho maze turebe uko byose bisobanuka. Igice cya mbere gihera ku kavuyo kavugwa mu gitabo cy'abacamanza. Tumenyeshwa iby'inkuru ikora ku mutima ivuga iby'umugore witwa Ana, waterwaga agahinda nuko atashoboye kubyara. Nuko kubw'ubuntu bw'Imana yaje kubyara umuhungu amwita Samweli. Maze mu byishimo aririmba iyi ndirimbo itangaje iri mu mutwe wa kabiri. Kandi iyo ndirimbo ivuga uburyo Imana irwanya abibone, igashyira hejuru abicisha bugufi. Bivuga uko nubwo ububi bw'abantu n'ubugome byabo ari byinshi, Imana isohoza imigambi yayo mu mateka. Bivuga nanone uburyo umunsi umwe Imana izahagurutsa umwami usizwe amavuta kubw'ubwoko bwayo. Uku niko umuvugo wa Ana washyizwe aha mu itangiriro ry'iki gitabo kugira ngo umenyekanishe izi nsanganyamatsiko z'ingenzi tuzasanga mu nkuru yose nk'iyi ikurikira. Samweli yarakuze aba umuhanuzi ukomeye n'umuyobozi w'ubwoko bwa Isiraheli, mu gihe Abafilisitiya bari ubwami bukomeye bakaba n'abanzi babi cyane b'Abisiraheli. Kandi mu ntambara ikomeye, Abisiraheli bagize ubwibone, maze aho gusenga no gusaba Imana ubufasha, basohora isanduku y'isezerano nk'igikoresho cya maji gituma batsinda intambara itabaruhije. Nuko rero, kubera ibyo bishyizemo mu bwibone bwabo, Imana yemeye ko Abisiraheli batsindwa urugamba n'isanduku iribwa. Abafilisitiya batwaye iyo sanduku bayishyira mu rusengero rw'Imana yabo, Dagoni. Hanyuma Imana ya Isiraheli yatsinze Abafilisitiya n'Imana Dagoni idafite ingabo, binyuze mu guteza abo bantu ibyago. Nuko Abafilisitiya ntibaba bagishaka iyo sanduku, birumvikana, maze barayohereza ngo isubire ku Bisiraheli. Ngira ngo iki iyi nkuru ngufi twigisha ni iki: Imana si ikirato cy'Abisiraheli, kandi irwanya ubwibone mu Bafilisitiya ndetse no mu bwoko bwayo. Nuko rero Abisiraheli bagomba guhora bicisha bugufi no kumvira, niba bashaka kubona umugisha ushingiye ku isezerano ry'Imana. Ibyo bikaba ari byo bitwinjiza mu gice kinini gikurikiraho. Abisiraheli basanze Samweli, maze baramubwira batumva, turashaka umwami kimwe n'andi mahanga yose, genda umudushakire. Nuko Samweli asa n'urakaye maze ajya kubaza Imana. Imana iramubwira iti, impamvu zabo zose ni mbi, ariko niba icyo bashaka ari umwami, baha umwami. Uko niko tubwirwa Sawuli uwo ari we. Sawuli rero ni umuntu w'ingirakamaro muri iyi nkuru kubera ko yatangiranye icyizere cyinshi. Yari muremure, afite uburanga, yari umukandida ukwije ibyo kuba umwami, ariko yari afite inenge zikomeye mu myitwarire. Yari umubeshyi, ntiyari n'inyangamugayo, kandi asa n'utarashoboraga kwemera amakosa ye bwite, bityo ayo makosa aba ari yamuhindukira ikigusha. Yatsinze zimwe mu ntambara mu ntangiriro, ariko intege nke ze zirushaho kumunaniza ku buryo amaherezo yigayishije kubwo kutumvira amabwiriza y'Imana mu buryo bweruye. Nuko Samweli wari ugeze mu zabukuru acyaha Sawuli n'Abisiraheli. Yari yaraburiye ubwo bwoko ko ikizababera cyiza gusa ari uko bagira umwami uca bugufi kandi ugandukira Imana. Naho ubundi abami ba Isiraheli bazateza ibyago. Nuko amenyesha Sawuli ko Imana igiye gushyiraho undi mwami uzamusimbura. Uko niko kugwa kwa Sawuli byatangiye, ari nacyo gihe mu ibanga Imana yari irimo ikora kugira ngo ishyireho uwo mwami mushya. Ni agahungu k'akungeri koroheje kitwa Dawidi. Niwe wari inyuma y'abandi kuba yaba umukandida ku bwami.
ariko inkuru izwi cyane ya Dawidi na Goliyati yerekana ko Imana itoranya Dawidi itashingiye ku buryo umuryango we wari uzwi, ahubwo ko byatewe gusa n'uko yiringiraga Imana ya Isiraheli yicisha bugufi. Iyi nkuru rero ikubiyemo ingingo zose zo mu muvugo wa Ana. Sawuli na Goliyati babibone bacishijwe bugufi, naho Dawidi wicishaga bugufi ashyirwa hejuru. Uhereye aha tubona uburyo Sawuli agenda atwarwa n'ibisazi, mu gihe Dawidi we agenda akomera nk'umwami. Dawidi yatangiye akorera Sawuli nk'umugaba w'ingabo, maze agatsinda intambara zose, ari nako agenda aba icyamamare. Nuko Sawuli agira ishyari maze atangira guhiga Dawidi hirya no hino, amushakisha agerageza kumwica. Dawidi nta kibi yari yakoze, nuko arahunga ajya gutegerereza mu butayu. Iki ni cyo kitwereka imiterere nyakuri y'umutima wa Dawidi. Inshuro nyinshi yabonye uburyo bwo kwica Sawuli, ariko ntiyabikora. Yiringiraga gusa ko nubwo Sawuli ari mubi, Imana izimika umwami w'ubwoko bwayo. Ikindi gishishikaje ni uko inyinshi mu ndirimbo za Dawidi dusanga mu gitabo cya Zaburi zifitanye isano n'icyo gihe cy'ubuzima bwe, kandi zose zumvikanisha imyifatire imwe yo kwiringira. Iki gice cy'igitabo gisozwa n'urupfu rubabaje rwa Sawuli ubwo yari amaze gutsindwa mu rugamba n'Abafilisitiya. Igitabo cya mbere cya Samweli kivuga zimwe mu nkuru zikomeye cyane, zibaritse neza kurusha izindi dusanga muri Bibiliya, kandi abantu bavugwamo, Sawuli na Dawidi, bavugwa mu buryo buhuje n'ukuri rwose. Kandi umwanditsi yabyanditse mu buryo busesenguye imiterere y'abantu, kugira ngo ubashe kubibonamo. Mu nkuru ya Sawuli tubonamo umuburo. Ni iby'ingenzi cyane ko dutekereza ku ntege nke zacu bwite n'uburyo ki zitugiraho ingaruka ndetse n'abandi bantu. Kandi tubifashijwemo n'Imana, tugomba kwicisha bugufi maze tukibohora intege nke zacu kugira ngo inkuru yacu idahinduka nk'iya Sawuli. Ku rundi ruhande, Dawidi agaragazwa nk'urugero rwiza rwo kwihangana no kwishingikiriza Imana mu buryo yagennye igihe mu buzima bwacu. Ubwo yahungiraga mu butayu, ahigwa na Sawuli, Dawidi yari afite impamvu zumvikana zo gutekereza ko Imana yamutereranye, ariko siko we yabibonaga. Bityo, inkuru ya Dawidi dutera imbaraga zo kwiringira ko nubwo abantu ari babi, Imana isohoza imigambi yayo yo kurwanya abibone no gushyira hejuru abicisha bugufi. Ibi ni iby'igitabo cya mbere cya Samweli kivuga.